mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Nitwa Kiroso bucece mu gace umwami w'ibyahishwe ntamakora mu bice bigiye bitandukanye. Nkuye na Kamwana inyamirambo Cosmos kano kabari bakita ngo nakamuzosi cyangwa akagasuku simbizi nimba ari byo ari kubyo ntago bindeba. Ya Kamwana ari mu gahinda kenshi cyane yari kwitotomba ngo ubukwe ariko se kubona umukobwa yego wimbaza Imana aririmba indirimbo z'Imana the first amasegonda what minutes Festina vraiment umukobwa twiseraga nk'umukozi yaka nta nameze amaze amazimisi 140 mwaneganyaga ngo Ya Kamwana ngo umugore wengene cyari kumwe na madamu mumaranye igihe kingana gute Festina yaka umugore wawe mumaranye igihe kingana gute mu Nigeria nuwahe ngo umusirikare kandi niko numva ngo umusirikare buri ukomeye cyane niba ari muri funeral niba muri sinzi nicyo gihugu yego wababajwe n'iki Vestina urengane wagiye gukora divorce oya ikibe baza Vestina kubona uvuye segondere ugatushaka umugabo ukanga ubonye umugabo ufite amafaranga ugahurudukira amafaranga yego n'ababyeyi be babifite uruhare ko ntago yagiye gukora ubukwe ababyeyi be batabizi yego ko barahurudutse birukira amafaranga barongora umuzimbabwe ngo musekare adirisi w'umuzimbabwe niba ari mu California niba ari wasimbiye ariko bavuga yuko ngo Irene muri ndahabe ngo niwe wabashingiye kandi ngo niwe wagurishije Vestina kuri uriya muntu ngo bamuhaye amafaranga nawe ngo afitemo komisiyo urabivugaho iki nuko murenganya muri ndahabe uriya mukobwa wari urangije segondere we natekereza niba uriya mukobwa yarakundanye n'uriya muhungu agafosinga muri ndahabe ngo ngiye nshaka kurongorwa n'umuntu ufite amafaranga urumva muri ndahabe yari gukora iki kandi ngo ari we wamushakiye umugabo fata ugenda ufata ushaka kandi ngo ari we wamushakiye umugabo Irene ngo niwe wamushingiye muri ndahabe ntabwo yari manager niwe uriya mukobwa ahubwo yashakaga amafaranga yego akeneye n'umuryango we bifitemo uruhare yego nta kuntu bapfa gushyingira umuntu uturutse imahanga ngo niba ari muri za South Africa sinzi ngo ni ese kuvuza ibihugu byinshi chef we ese ngo niba ari Colorado niba ari ahagana Colorado urumva rero ibyo bintu mwabakobwa mu nama cyo kuvuza ntago kibaho byo kujya mwirukira abagabo ngo nuko bazinye amadolari yego ni nk'aba ngaba babona umudiaspora bazinye amafaranga ugahurudukka ukabukoza ubu ariko bavuze ko bajya kureba ugasanga nimba bavuze ko amafaranga watekereza ugasanga nayo afite ugahurudukka abona umudiaspora ugasanga nimbo Vestina we n'imbobo yadanje kandi uriya mugabo ngo ni umusirikare ukomeye ufite n'amafaranga wari ufite n'undi mugore oye wabahanze ngo ni umusirikare wahise ngo abahanze nyine bafite n'umugore ngo hanze ariko numvise kandi ikindi ngo bamuteye inda Vestina ariko ngo uriya ngo ntago ari iye uko mbyumva ariko ntago ngewe mbise ndi kubihamya kubera ko yuko yego cyo numvise cyo ngo Vestina n'umuryango we ngo bahurudukiye amafaranga ngo uramuga ngo bamuketseho amafaranga menshi ngo none basanze ari imbobo mayibobi wabo ufite amakuru yuko ngo Irene yagarukanye na Dorcas ngo Vestina asigaye muri Canada ari kumwe n'undi musore ngo bari gukundana Vestina gusigara Canada afite undi musore yego yagize isoni uriya mwandiko twarawusomye nayo ndi kumwe n'agasuku uriya mwandiko wanditse ngo ari mu buzima bubi ahubwo uriya mugabo ngo narangiza yego ntagira gute abantu rero murongorwa ngo nagira gute ngo narangiza aba bantu murongorwa n'Abanigeria n'abari baturutse muri buriya bihugu ibihe ngo ntibajya barangiza ese wumvise ko aturuka mu kihe gihugu ngo niba ari he kofi iki ntabwo ndi kuhamenya igihugu cyakunaniye ariko niwo muri ibyo bihugu ibihe nyine yaka dushaka ko tubwiye igihugu arimo niba mushaka abagabo batarangiza rero ubwo mwiyemeze mutange umusate wanyu mwese urashaka ko bashaka ba Ya Kamwana mw'abakobwa hamwe mw'abanyarwandakazi mugende mutange umusate bawusate urashaka ko bashaka ba Ya Kamwana urumva Vestina gura mugabo
ngo yamusaturaga amasaha 8. oya da Vesitini yavuze ati ngenda apfuye n'amarira ngo ndapfuye ngo meze nabi wenda kunyica ko umuntu yajyariye ngo arakumanika ibimwihaye ngo mwishyiramo amacupa aba bahungu barabica aba diaspora barabacumita murakorwa n'isoni uretse kugenda kamera yangera yaka uretse kugenda ngwino hano ngwino garuka hari ibintu nshaka kubazaho gatoya bavuze ngo Irene yagarutse ahangaha sibyo wagarutse mu Rwanda agarukanye na Dorcas muri umuna wa Vestine. Irene ni manager ashinzwe kuyobora umuntu mu muziki ntabwo mufite uburenganzira bw'iwabo mu ariko ngo niba Vestine rero ngo we ni uburenganzira amakuru ahari ngo nuko Irene ari we wamutanze Irene ngo nuko nyumva Irene ngo yahawe passe ngo na Vestine ngo y'umundi mu diaspora ngo ajye kurongora nawe urabivuga hiki ibyo urabizi nibindeba ibyo muzajya mubigiraho ingaruka ngo nufashe ikamera yaka reka ngiye kuri yakabere utakubura ngo Irene ni utanga abakobwa hano ayobora Irene ni manager nk'uko nawe wambera manager n'undi wese ayobora umuntu mu muziki mukaza akora ayoboye n'abandi ariko umukobwa niba yarawurudukiye umugabo niba yarafite umucyukwe ntabwo ibyo wabibaza Irene hari ibindi bintu nanone uriya mwana afite umuryango afite se na nyina yego the reason why rero ntabwo mwabishyiraho Irene yego maze kubaza hari umuhanzi baretse gufatanwaho ibiyobyabwenge bavuga ko uwo muhanzi bafatanye ibiyobyabwenge bafatanyira umujyi ni umuhanzi uririmba w'umunyarwanda ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge bafunze uriya mukobwa Eliel Wise bafunga Babu n'uwo ngo kubera ko bo barabivuze abazira urumogi reka kunjyana kure abazira urumogi amategeko arahari bazazira urumogi message utanga ni yihe rero message nanga rero urubyiruko rw'u Rwanda mugabanye urumogi naho kumbaza urumogi sinducuruza nta n'urwonwa narumweraga muri Kongo nararuke ntuzanarwongere niwe rero uzafatana urumogi azazira urumogi rwe bamufata yakamwana bo biteruka kuri gasuku icyo nzira ni iki ni agapeti imitsingi kuko nzakaza kabujya umurumogi njyewe hari urugo ufite ngume hose urarufite se wowe hari urugo ufite ngume ndavuga ubonye barucuruza oya wowe niba uzi n'abo barucuruza ahubwo hano nkuguriye warunywa urarufite se nkuguriye warunywa urarufite ntabwo mfite aho rungurishe basa ahubwo urafite tubafunge mwembi yego n'abapolisi bafunga barunywa harimo abarunywa n'abaribu bakatira barunywa harimo abarunywa the reason why uzafatana urumogi rwe azaruzira nk'uko yarufatana umva buretse kugenda buretse yaka buretse yakaragiye nuko nguko ubusobanuro bwo bwari buhagaze nuko bimeze reka ibindi byose ni kuri Sawa Sawa Show ciao.